Yesu ahabye icyubahiro. Ntabwo Imana izajya kwiba kubera ko wibaga, ahubwo Imana izashaka ibigutunga. Mu gihe bakuraga ibigutunga mu kwiba, Imana izabishaka mu wundi buryo ubibone kubera ko Kristo ari muri wowe. Imana ifite uko ibigenza, hanyuma ibya bindi wabuze. Hayiwe, dufite abantu babonye neza y'Imana bamaze guhura na Kristo. Abantu benshi bajya batinya gukizwa, akuvuga ngo ningizwa si ngo kandi nararaga mu kabari, ningizwa si narimbeshejweho no kwicuruza. Oya, ibyo wabonaga Imana izabigushakira kandi uticuruje. Haleluya, Imana ishimwe. Upfa kuba ufite Kristo muri wowe, ufite uburenganzira bwo guteta. Sanga batangaje ku maradiyo, tuzaba dufite umukozi w'Imana ukomeye, umukozi w'Imana ufite amavuta. Baguruka ngiye Cyangugu, ndi mu nzira umuntu arampamagara, umukozi w'Imana arambwira ati Rene, ati nabonye banditse kari wowe uri bwigishe muri kaminuza. Ntamubwira ndi ningewe kandi ndi mu nzira ngiyeyo. Arambwira ngo Rene, ngo kutigeze wiga, arambwira ngo ko nta Cyongereza, arambwira ngo ko nta Gifaransa, abantu bo muri kaminuza urababwira uruhe rurimi bari bwumve. Arambwira ngo niba ari ijambo bararyumvise, ngo nta mavuta ashobora kwemeza abantu bo muri kaminuza. Arambwira ngo keretse byibuze ukoresheje Igifaransa ngo bakakubahira ko wize. Ambwiye ayo magambo numva nanjye Satani aranyongoreye, numva ngize ubwo. Ndavuga ngo niki nganiza abantu bo muri kaminuza. Mpagaze imbere, haje ubwenge nihishurirwa kugira ngo Imana icogoza abanyabwenge n'abahanga n'abanyembaraga. Imana yerekane ko ari ifite imbaraga. Ndababaza ndi bene data, agaciro cy'imodoka niki? Bamwe bati byaterwa n'iki n'ukwigurwa, abandi bati byaterwa n'ubwoko bwayo. Ndababwira ndagaciro cy'imodoka ni shoferi. Ndababwira ngo imodoka idafite umushoferi irutwa n'igare rifite umunyonzi. Ndababwira ngo imodoka itagira umushoferi yabaho ngaho imvura ikayinyagira, izuba rikayicana, ikamera ibyatsi, ikazana ingesi igapfa igashira ikarangira, kubera ko nta mushoferi yo kuyivanaho iri. Ndababwira ndari ku igare, umunyonzi yaryicaraho agatwara umuntu akamujyana kwa muganga. Imodoka itagira umushoferi ntacyo yatumariye. Ndababwira ngo agaciro k'imodoka ni shoferi. Ndababwira ngo niba imodoka ihabwa agaciro na shoferi, ni natwe uko turaha, nubwo turabahanga, nubwo Imana yaduhaye umugisha tukiga, ariko agaciro kacu ntabwo ari aho tuvuka, agaciro kacu ntabwo ari amashuri twize, agaciro kacu ntabwo ari amazu dutunze. Ndababwira ngo agaciro kacu ni Yesu uri muri twe, niwe shoferi w'ubuzima bwacu. Imana ihimbazwe. Rero iyo umugore yatwise ntabakiri umwe, abari babiri. Ni nako iyo umuntu yakiriye Kristo ntabwo abakiri umwe, baba bahindutse babiri. Kandi uko byagenda kose ntabwo abantu babiri batekereza kimwe, nta nubwo abantu babiri bakunda kimwe. Umwe akunda iki, undi agakunda iki, undi akifuza iki, undi akifuza iki. Ni nayo mpamvu iyo umugore watwise aba atakiyobora. Iyo umugore yasamye aba atakitwara uko yiboneye, aba atakirya ibyo abonye, kuko ahitamo n'uri mu nda agahitamo. Ni nako umukristo wakiriye Kristo mu buzima bwe ntabwo aba akiyobora, ntabwo akora ibyo yishakiye. Ahitamo Kristo nawe agahitamo, agashaka ibyo ashaka, Kristo nawe akagira ibyo ashaka. Reka duhuze ibi bintu tubyumve. Itandukaniro riri hehe? Nuko Paulo yavuze ijambo rikomeye ngo si uriho. Igihe kirageze, igihe kirasohoye ngo abafite Yesu bicare, abadafite Yesu bahaguruke. Igihe kirageze ahantu hose abafite Yesu babona icyubahiro, abafite Yesu babona imyanya, abafite Yesu babona ubutware, abadafite Yesu bahaguruke. Imana itugirire neza, kubera ko umugore utwita hageze hose abandi bagomba guhaguruka. Yesu ashimwe cyane bene data. Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana y'amahoro niduhana umugisha. Amazina yanjye nitwa Niyonsenga Irene. Nongeye gushima Imana data wa twese kongeye kutwemerera kugira ngo tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana ku Mukanguzi TV.
kandi Imana y'amahoro ikomeze iduhana umugisha. Munyemerere tuganire ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya. Turasoma igice cya 2 umurongo wa 20. Haravuze ngo nabambanwe na Kristo ariko ndiho, nyamara sinjuriho ahubwo ni Kristo uriho muri nge. Ibyo nkora byose ngiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Imana ishimwe. Mu rwego rwo kugira ngo iri jambo turusheho kubyumva, munyemerere twongere dusome urwandiko rwa mbere uko rwanditswe na Yohana ibice 5 umurongo wa 12. Haravuze ngo ufite uwo mwana ni ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Mpawe umugisha wo kugira ngo tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana, kandi ndahamya ndashidikanya ko turahabwa umugisha binyuze mu ijambo ryayo. Jambo nifuje ko tuganiraho kuri uyu munsi ni ijambo rifite insanganyamatsiko igira ngo guhindurwa na Kristo uri muri wowe imbere. Imana ishimwe. Guhindurwa na Kristo uri muri wowe imbere. Ndashaka kugira ngo ngubwire ko impamvu tuvuze ngo guhindurwa na Kristo uri muri wowe imbere nuko Kristo atarinjira muri wowe imbere biragoye ko wahinduka. Ariko iyo Kristo yinjiye muri wowe araguhindura bigashoboka. Imana ishimwe cyane. Ndetse ni nayo mpamvu Paulo atanze ubuhamya, aravuze ngo yabambanwe na Kristo ariko ariho. Amina, haleluya. Yabambanwe na Kristo ariko ariho, aravuga ngo nyamara si uriho ahubwo ni Kristo uriho muri. Mu yandi magambo, niba Paulo atakiriho ahubwo akaba ari Kristo uriho muri Paulo, ni ukuvuga ngo ibintu Kristo akorera muri Paulo abantu babona ari Paulo uri kubikora, nyamara si Paulo ahubwo ni Kristo uri kubikorera muri we. Imana ishimwe. Iyo Kristo yageze muri twe akorera muri twe, abantu bakatubona nk'ibitangaza, abantu bakatubona nk'abadasanzwe, nyamara ari Kristo uri mukorera muri twewe. Niyo mpamvu Paulo avuga aya magambo, yarigenzuye asanga we nga Paulo hari ibyo ari gushobora atashoboraga, hari ibyo ari kunesha ataneshaga, hari ibyo ari gutsinda atatsindaga, hari ibyo ari kwihanganira atihanganiraga. Asanga muri we hari ibindi arimo gushobora. Yisuzumye nga Paulo wa kera asanga ntibyashoboka, ariko yibutse ko Kristo ari muri we, amenya ko Paulo atari we ahubwo amenya ko ari Kristo uri mukorera muri we. Imana ishimwe. Guhindurwa na Kristo uri muri wowe imbere. Imana ishimwe cyane. Masimesi mbwira abantu, narababwiye ngo agaciro cy'ikintu ni iki kirimo. Tagira ngo unyumve, agaciro cy'ikintu ni iki kirimo. Uzabisobanukirwa igihe uzagera ku nzu ebyiri zitandukanye, ugasanga inzu imwe ifite amataje agerekeranye, amagorofa agera mu 8, ariko ugasanga harara abazamu 2 bafite inkoni. Ukagera ahandi hantu ukahasanga icyumba kimwe ariko cicayeho abasekirite 2 bafite imbunda. Burya ntabwo abantu barinze ariya mazu, ahubwo barinze ikiri mu nzu. Yesu we ushimwe. Niba hari ikintu gifite agaciro ku buzima bwacu, ni ukuba Kristo ari muri twebwe, ni ukuba Kristo ari gukorera muri twebwe. Ntabwo abantu baba barinze ariya mazu, ahubwo barinze ikiri muri ariya mazu. Yesu ahabwa icubahiro. Nigeze mvuga akantu gakomeye cyane, ndetse kandi aramfashije mu buryo bukomeye. Nabajije abantu ngo ari isafuriya n'imodoka ikirara mu nzu niki?
ndababwira ngo ikintu kirara mu nzu ni isafuriya, imodoka ikarara hanze. Nyamara ugiye ku gaciro k'ibintu wasanga imodoka irusha isafuriya agaciro, ariko imodoka ntabwo irara mu nzu, ahubwo isafuriya irara mu nzu. Kubera ko isafuriya irara mu nzu nuko ibirimo ibiryo bya bose ikiri mu isafuriya nicyo kuyihesha kurara mu nzu. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo natwe agaciro kacu, icyubahiro cyacu, umumaro tumaze ni Kristo uri muri twebwe. Nubona abantu bakubashye, nubona abantu bakwitayeho, nta kindi gitumye bakwitayeho, ni Kristo uri muri wowe. Imana ishimwe cyane. Ni Kristo uri muri twebwe, agaciro kacu ni kiri muri twe. Shaka kuvuga ngo guhindurwa na Kristo uri muri twebwe imbere. Ubundi mu buzima busanzwe ikintu kigira imbaraga ku muntu ni icyinjiye muri we. Mu buzima busanzwe ikintu gituma kigira imbaraga ku muntu kikamuhindura ni cyarangije kwinjira muri we. Umuntu ashobora kugukubita urushyi rukakubabaza, ariko rukakubabaza umwanya muto. Ariko umuntu afashe wakari kujomba ryakubabaza igihe kirekire. Kubera iki? Kubera ko iryo hwa ryinjiye muri wowe. Ikintu cyatuma ububabare busohoka muri wowe nuko iryo hwa ryasohoka muri wowe. Kubera ko ryinjiye muri wowe, icyinjiye mu muntu nicyo kimugiraho imbaraga. Kandi ngakubwira ngo ihwa ryinjiye mu muntu ribabaza umubiri wose. Ni nako iyo Kristo yageze mu muntu, buri rugingo rwose Kristo arukoresha icyo ashaka. Buri rugingo rwose Kristo arukora. Imana ishimwe. Umunsi umwe nagiye kwigisha i Bugande, nagombaga kwigisha icyumweru cyose. Ngeze ku munsi wa gatatu ndimo kwigisha, fatwa n'uburwayi. Maze kurwara biba ngombwa ko banjyana kwa muganga. Bageze kwa muganga bampimye basangamo malariya. Banjyanye ndakiri gushobora kurya, banjyana mfite imbeho nyinshi, ndimo guhinda umuriro, umubiri wanjye urimo gutengurwa. Baramba imiti, ndangije ndakira, ndetse ngomeza n'umurimo kugeza ndashye. Umurimo wanjyanye ndawurangiza, Satana baratsinzwe. Ariko nigi ikintu gikomeye, ahantu nahiga ikintu gikomeye ni ikinizi. Naje gutekereza ku bushobozi bwa malariya. Niga kuri malariya, nyitekerezaho cyane, nza kumenya ko malariya iterwa n'umubu. Kandi uyu mubu iyo ugiye gutera umuntu malariya urabanza ukamurya, wamurya ukinjiza malariya muri uwo muntu. Malariya, iriya ndwara ya malariya, ako gakoko kayo ntikagaragara. Kugira ngo kagaragare ni ugushira mu byuma. Ariko umva ikintu gitangaje, iyo aka gakoko katagaragara kinjiye mu muntu, karabanza kagaca umubiri wose indege. Umva kandi katagaragara ariko kinjiye mu muntu, karabanza kagacogoza umuntu. Uwari umugabo munini w'ibiro 90 ngangi agatangira kugenda susumira, akagenda atengurwa. Uwarya gisahani y'ibiryo akabimara, yatamira bikamunanira. Kubera iki? Ka malariya kinjiye muri we. Reka ngubwire, niba malariya ishobora kwinjira mu muntu igafata umubiri we ikawuhindura, ikamuca indege, ikamucogoza, niko na Kristo afite imbaraga zo kwinjira muri twebwe akaduhindura abantu badasanzwe. Kristo akinjira muri twe agaca indege aho Satani yadukoreshaga hose. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Guhindurwa na Kristo uri muri wowe imbere. Imana y'amahoro niduhana umugisha. Ndashaka ngo mbabwire bene data, ikiri mu muntu kigira imbaraga kurusha uwo kirimo. Muzi imodoka, iyo imodoka iparitse ahantu ibihagaze hamwe, umujura yayiba, umwangizi yayangiza, iri hamwe. Ariko iyo shofera yinjiyemo, akigera muri iyo modoka,
arayifata akayihagurutsa hwiri akayijyana aho ashaka agakatira aho ashaka akagendera ku muvuduko ashaka yabishaka agasubira n'inyuma. Ntabwo imodoka ifite imbaraga zo kubwira shoferi ngo ya, ntabwo imodoka ifite imbaraga zo kubwira shoferi ngo dusubire inyuma. Imodoka ijyaho shoferi ayijyanye. Ibi ni nako Kristo abigenza yo yageze muri twe, atujyana aho ashaka adukoresha ibyo ashaka. Niyo mpamvu Pawulo avuze ngo si ukiriho ntakikiyobora ntakigenda uko ashaka, ahubwo ayoborwa na Kristo. Haleluya, uri muri we. Sikuvuga ngo guhindurwa na Kristo uri muri twebwe imbere. Imana ishimwe, Imana himbazwe. Agaciro kacu ni Kristo uri muri twe. Umusomwe nigeze njya kwigisha muri kaminuza i Butare, bari bantumiye. Hanyuma ngenda ngiye kwigisha sanga banyiteguye cyane. Ntabwo njya ntinya kubwira abantu ubuhamya bwanjye, nta nubwo njya ngira ipfunwe ryo kuvuga ubuzima bwanjye ko bwaba bumeze bwose. Sanga bamanitse amafoto yanjye, sanga batangaje ku maradiyo tuzaba dufite umukozi w'Imana ukomeye, umukozi w'Imana ufite amavuta. Baguruka ngiye Cyangugu, ndi mu nzira umuntu arampamagara. Umukozi w'Imana arambwira ati Rene, ati nabonye banditse kari wowe uri bwigishe muri kaminuza. Ntamubwira ndi ngewe kandi ndi mu nzira ngiyeyo. Arambwira ngo Rene ngo kutigeze wiga, arambwira ngo ko nta Cyongereza, arambwira ngo ko nta Gifaransa, abantu bo muri kaminuza urababwira uruhe rurimi bari bwumve. Arambwira ngo niba ari ijambo bararyumvise ngo nta mavuta ashobora kwemeza abantu bo muri kaminuza. Arambwira ngo keretse byibuze ukoresheje Igifaransa ngo bakakubahira ko wize. Ambwiye ayo magambo numva nanjye Satani aranyongoreye, numva ngize ubwo. Ndavuga ngo niki nganiza abantu bo muri kaminuza. Ariko ndi mu nzira agenda ndavuga ati none ko barangije kubyemeza se niki ndi gukora. Ndavuga nti Yesu ndagiye, ariko ntaba ari njye ahubwo abari wowe. Mbwira Yesu ndi wowe uri muri njye, ukorere muri njye, wowe uri muri njye wabari wowe ugaragara. Mbagarara muri iri jambo ngo sinjye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Sinjye ugiye muri kaminuza, ni Yesu ugiye muri kaminuza. Ndavuga nti Yesu ntabwo ari njye uri usebe, harasebe yampamagaye. Mbwira Yesu ngo ngwino ugaragare, njyewe singaragara. Ngeze muri kaminuza baranyinjiza neza, baranyakira ndicara. Isaha yo kwakira umuvuga butumwa iragera, barambagurutsa ntambuka bangore protocole. Ngeze ku ruhimbi mbwira Yesu ngo ndahageze. Pawulo avuga ngo sinjye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ngeze ku ruhimbi numva ubwenge buraje, numva umwuka w'Imana njeho, numva ishurirwa rinjeho. Ndeba abari muri kaminuza ndababaza nti bene data, ndagira ngo mbabaze ururimi mwumva n'uruhe turi bukoresha. Bataransubiza ndababwira ndi muri iri teraniro harimo abantu bumva Ikinyarwanda. Baravuga ati mukozi w'Imana Ikinyarwanda turacyumva. Ndababwira ndi ndi niba mwumva Ikinyarwanda rero uyu munsi nicyo turi bukoresha. Imana ishimwe cyane. Navuze Yesu. Haleluya. Mvuga Yesu. Imana ikora igitangaza gikomeye, hihana abantu benshi. Nari mvuze iki? Mpagaze imbere haje ubwenge nihishurirwa kugira ngo Imana icogoza abanyabwenge n'abahanga n'abanyembaraga. Imana yerekane ko ari ifite imbaraga. Ndababaza ndi bene data, agaciro cy'imodoka niki? Bamwe bati byaterwa n'iki n'ukwigurwa, abandi bati byaterwa n'ubwoko bwayo. Ndababwira ndagaciro cy'imodoka ni shoferi. Ndababwira ngo imodoka idafite umushoferi irutwa n'igare rifite umunyonzi. Ndababwira ngo imodoka itagira umushoferi yabaho ngaho imvura ikayinyagira, izuba rikayicana, ikamera ibyatsi, ikazana ingesi igapfa igashira ikarangira.
kubera ko nta mushoferi yo kuyivanaho iri. Ndababwira ndari kwigare umunyonzi yaryicara hagatwara umuntu akamujyana kwa muganga. Imodoka itagira umushoferi ntacyo yatumariye. Ndababwira ngo agaciro k'imodoka ni shoferi. Ndababwira ngo niba imodoka ihabwa agaciro na shoferi, ni natwe uko turaha nubwo turabahanga, nubwo Imana yaduhaye umugisha tukiga, ariko agaciro kacu ntabwo ari aho tuvuka, agaciro kacu ntabwo ari amashuri twize, agaciro kacu ntabwo ari amazu dutunze. Ndababwira ngo agaciro kacu ni Yesu uri muri twe, niwe shoferi w'ubuzima bwacu. Yesu ari muri twe, niwe shoferi uduha ubuzima, niwe shoferi utuma tuva aho turi, niwe shoferi utuma tugira icyo tugera. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ndababwira ndi kandi nta modoka ishobora guhagarara shoferi atayihagaritse. Ni nubwo abantu bayitambika shoferi adashaka guhagarara, ntabwo shoferi yahagarara. Ndagira ngo bwe ngo niba Yesu ari muri twebwe nta cyaduhagarika Yesu adashatse ko duhagarara. Imana ishimwe cyane. Turi ku ijambo rivuga ngo guhindurwa na Kristo uri muri twebwe imbere. Munyemerere dukoresha ingero zifatika, birafatanyiriza hamwe twese kutuzanira ibyiza. Ndashaka tuganire ubuzima bw'umugore utwite. Imana ishimwe. Ubuzima bw'umugore utwite turaza kumva ijambo rikomeye. Mwibuke ku mugaragu w'Imana Yohana yavuze ngo ufite uwo mwana ni ufite ubwo bugingo, udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Ubundi mu buzima busanzwe iyo umugore yatwise, iyo ataratwita aba ari we wenyine, ariho yenyine, arya icyo ashaka, anywa icyo ashaka, yicara uko ashaka, aryama uko ashaka, akora ibyo yibwiye byose. Ariko iyo yasamye baba bahindutse abantu babiri bari mu muntu umwe. Pawulo yavuze ngo ndiho. Haleluya. Avuga ariko nubwo ndiho siguriho, ahubwo ni Kristo uriho muri nge. Nuvuga ngo Pawulo arimo babiri. Pawulo arimo Pawulo akabamo na Yesu. Alalala. Pawulo arimo Kristo akaba na Pawulo ubwe. Iyo umugore yatwise ntabwo aba akiri umwe, aba ari we kandi ari n'umwana we. N'abantu babiri bari mu muntu umwe. Ubundi umuntu wakiriye Kristo aba ariho na Kristo muri we. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Rero iyo umugore yatwise ntaba akiri umwe, aba ari babiri. Ni nako iyo umuntu yakiriye Kristo ntabwo aba akiri umwe, baba bahindutse babiri. Kandi uko byagenda kose ntabwo abantu babiri batekereza kimwe, nta nubwo abantu babiri bakunda kimwe. Umwe akunda iki, undi agakunda iki, undi akifuza iki, undi akifuza iki. Ni nayo mpamvu iyo umugore watwise aba atakiyobora. Iyo umugore yasamye aba atakitwara uko yiboneye, aba atakirya ibyo abonye, kuko ahitamo n'uri mu nda agahitamo. Ni nako umukristo wakiriye Kristo mu buzima bwe ntabwo aba akiyobora, ntabwo akora ibyo yishakiye. Ahitamo Kristo nawe agahitamo, agashaka ibyo ashaka, Kristo nawe akagira ibyo ashaka. Reka duhuze ibi bintu tubyumve. Itandukaniro riri hehe? Nuko Pawulo yavuze ijambo rikomeye ngo si uriho, ngo kandi ngo ni Kristo uriho muri ngo ibyo akora byose ngo ntabwo akibyikoresha, ngo ahubwo abikoreshwa na Kristo. Nuvuga ngo iyo Kristo yageze muri twe atangira kudukoresha, ntabwo tuba tukikikoresha. Navuze ngo ikintu kigira agaciro ku muntu kikamuhindura ni icinjiye muri we. Ndavuga ngo nubwo cyaba ari gito kitagaragara, ariko cinjiye muri we kigira imbaraga kumurusha. Ni ukuvuga iki? Umwana uri mu nda ya nyina aba arusha nyina imbaraga. Yongera umugisha mukanyumva. Umwana uri mu nda ya nyina aba afite amategeko arusha ya nyina. Niyo mpamvu nyina atakwifata uko ashaka ngo umwana abyemere. Ni nako iyo Kristo yageze muri twe aba afite imbaraga kuturusha. Niyo mpamvu twebwe tutakigaragara, hagaragara Kristo, imirimo y'Imana ikagaragara ku buzima bwacu, kubera ko Kristo niwe uri gukorera muri twe, imirimo ikagaragara. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Iyo umugore yasamye hari ibintu bibiri bimubaho biba ku buzima bwe. Icyambere atangira kurarikira, icya kabiri atangira guhurwa. Ni ibintu bibiri bitandukanye, hari uguhurwa hari no kurarikira.
niki dushaka kuvuga muri ibi? Kurarikira ni igihe umubyeyi atangira kwifuza no gushaka ibyo atashakaga. Guhurwa ni igihe umubyeyi atangira kuva ku byo yakundaga, ibyamunezezaga, akumva ntabwo akibikeneye. Ariko ibi byose biba ntabwo umubyeyi bigiramo uruhare, umwana uri mu nda ye niwe ubigiramo uruhare. Pawulo avuze ngo siwe uriho, siwe wikoresha, ahubwo Kristo uri muri we niwe umukoresha. Abamama barabizi kundusha. Umwana uri mu nda ashobora kubuza nyina kuzongera kurya umuceri, ndetse akamubuza naho bawutekeye. Akabwira nyina ngo guhera uyu munsi wa none sinshaka kuzongera kukubona urya inyama. Kamubwira ngo amafi guhera uyu munsi ntabwo nyakeneye. Umwana yarangiza akabwira nyina ati noneho ibyo nshaka ni ibingibi, buri gitondo uzajya ubyuka uhekenya amasaka. Umwana akabwira nyina ati ugomba kurya igitoke cy'ikizizi, kandi witonde ujye wimenyerera yuko buri mu gitondo ugomba kujya ufata ikara ukarihekenya ukamira utuzi, kubera ko niko nge mbishaka. Ntabwo umubyeyi ashobora kubwira nyina umwana ngo no, umwana uri mu nda ye abamutegeka, umwana uri mu nda ye aramukontorora. Iyo Kristo yageze muri twe natwe aradukontorora. Shuti munyumve, ni nacyo kiba iyo Kristo yageze muri twe. Ikimenyetso kidakuka cyerekana ko Kristo yageze muri twebwe ni ukuduhindura. Iyo utarahinduka Kristo aba ataragera muri wowe. Ikimenyetso cy'uko wahindutse ni uko Kristo aba yageze muri wowe akaguhindura. Kandi yaguhinduye hari ibyo kuvanaho, hari n'ibyo gushiraho. Hari ibinda kwiyama, hari ibinda kubuza, hari ibinda gucaho, hari n'ibyo kubwira kutangira gukora. Akubwira tuhereye umunsi wa none wanezezwaga no kunywa inzoga, ukarara mu kabari bikagukeraho. Kristo akakubwira ati inzoga uretse naho bazicururije ntizongere no kugera mu rugo rwawe. Uhereye uwo munsi kubera ko utacitegeka inzoga ukayihagarika. Akubwira ati wagiraga amahane, uyu munsi wa none amahane ntayo nshaka, ukayava kuko ntabwo ari wowe. Wowe muri kamere yawe uri umunyamahane, wowe muri kamere yawe uri umusambanyi, wowe muri kamere yawe uri umunyamagambo, muri kamere yawe uri umunyamatikwa, amoko yarakwishe. Ariko Kristo yahagera agasohora. Mana ishimwe ko Kristo ari uriho muri twebwe. Izina ry'Uwiteka rishirwe hejuru. Yarangiza agatangira kugukundisha ibyo utakundaga, agatangira kugukundisha gusenga, agatangira kugukundisha kuba mu materaniro y'abera, agatangira kukwigisha ugatangira gukunda kubana n'Imana, tangira kukwigisha gukunda bene so, ugakunda n'abanzi bawe. Ibyo utakundaga Kristo akabigukundisha. Kristo aba yageze muri wowe. Guhindurwa na Kristo uri muri wowe imbere. Turimo turaganira ku buzima bw'umugore utwite. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Iyo umugore yatwise amateka yarahinduka. Akimara kumenya ko yatwise, agira umwambaro umutandukanya n'abandi, agira umwambaro umutandukanya n'abandi mu buzima bwe. Uwo mwambaro ni uwushi, ni umwambaro bita mariniyeri. Arayambara, wahura nawe ukamenya ko atwite atabikubwiye, kubera ko ni umwambaro w'abagore batwite. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe ko Kristo iyo tumaze kumwakira hari umwambaro w'agakiza, hari umwambaro w'ubumana twambika. Uyu mwambaro si ngombwa ko tubwira abantu ko twawambaye, ahubwo tugeraho abantu bakamenya ko twambaye uyu mwambaro. Uwakiriye Kristo ngo umwami n'umukiza, Kristo agakorera muri we. Kristo ubwe amutangira amakuru, amukorera publicité. Niyo mpamvu uyu mwambaro mugaragu w'Imana yarawambaye Petero, ngo igihe Yesu yarari babamujyanye bagiye kumubamba, ahantu bari bamushize bategereje ko mucira urubanza, ngo umujumwe yaravuze ngo uyu nawe yarari kumwe nawe. Ngo Petero arababwira ati no, nimbeshera ntabwo muzi. Ngo ari kumuje aravuga ngo nubwo wamwihakana,
hambwira ngo n'imvugo yawe ubwawe irakugaragaza. Hari umwambaro Yesu atwambikiye twamenyanye nawe. Iyo yabaye muri twebwe, iyo yageze muri twe, hari umwambaro Yesu atwambika. Ugera mu modoka bantu bakamenya ko umukristo yinjiyemo, ukagera ahandi ari ubwa mbere bantu bakamenya ko muri iyo karitsiye hari umuntu urimo Kristo wahageze. Guhindurwa na Kristo uri muri twebwe imbere. Imana ikwambika umwambaro w'abantu bafite Kristo muri bo. Imana ishimwe. Ikindi gikomeye kiba ku mugore utwite, ushobora guhura n'umwana w'umukobwa ugahura nawe atwite, ariko akaba afite inda adashobora gutangira igisobanuro. Bene abo ngabo bambara umupira muremure bakazirika mu mugozi kugira akaba ashobora kubyara ntunamenye ko yari atwite. Ariko umugore ufite umugabo iyo yatwise inda arayirata, aratambuka akabyerekana. Abakora umurimo w'Imana mu makorari murabazi, iyo yatwise azagenda yirata kuko nyine aratwite, ntabwo afite isoni, aratwite. Mu yandi magambo agenda yagaramye. Shobora kugenda inda y'amezi 5 ukibwira ngo ni y'amezi 9 kuko iyo ndifite nyirayo irasobanutse. Ni nako umuntu ufite Kristo wa nyawe, ufite Kristo adahakana, apana babandi baciye mu madirishya. Guhamya Kristo ntibibatera isoni, kuvuga ko bagiye gusenga ntibibatera isoni, kubavuga ko bakiye umwami Yesu ntibibatera isoni. Aramurata. Iyo ufite Kristo uramurata, ukamubwira n'abatamuzi bakamenya Kristo. Imana ishimwe cyane. Guhindurwa na Kristo uri muri wowe imbere. Imana ishimwe cyane. Imana y'amahoro nihimbazwe. Iyo umugore yatwise ategetswe kwambara ingweto ngufi, ntabwo asabwa, arabitegetswe. Kimenyetso cyo guca bugufi. Mundu warangije kugira Kristo muri we, Kristo amutegeka guca bugufi. Ngiki kimenyetso kigenda kiranga abantu Kristo yagezemo no guca bugufi. Ntabwo azamura ibiciro, ntabwo yishyiraho, ntabwo yibona, ntabwo yihambaza, ntabwo yihambaza. No, aca bugufi kugira ngo Kristo uri muri wagaragare, Kristo uri muri we yamamare. Imana tugirire neza cyane. Mundu ufite Kristo muri we aca bugufi, ntiyibona, ntiyishyira hejuru, ntiyikakaza, ntiyizamura. Aca bugufi kugira ngo Kristo abari gushirwa hejuru. Umugore twise hagomba kwambara ingweto ngufi. Imana ishimwe, Imana himbazwe. Iyo umugore yatwise ategetswe kujya kwisuzumisha kwa muganga kugira ngo abaganga basuzume uko umwana ameze mu nda. Agomba kujya kwa muganga ku minsi yategetswe. Munyumve bene data, agomba kujya kwa muganga ku minsi yategetswe kugira ngo basuzume uko umwana ameze mu nda ya nyina. Ibi bivuze iki mu mwuka? Umuntu wese ufite Kristo ategetswe kuba mu nzu y'Imana, kubana n'Imana, kuba mu materaniro y'abera. Abantu benshi basuzugura amateraniro y'abera. Amateraniro y'abera afite umumaro. Amateraniro y'abera atuma abantu bahembuka. Amateraniro y'abera barashima kumva Imana ivuganye nawe. Mu materaniro y'abera bavuga ijambo kumva Imana irakuganirije, bararirimba kumva Imana ikuvuzeho. Umuntu rero ufite Kristo muri we warangije kwakira Kristo ategetswe kujya mu nzu y'Imana. Aho niho bavuga ijambo. Ijambo ry'Imana rigahuza umutima nawe. Ijambo ry'Imana rikakuganiriza ukamenya uko Kristo ameze muri wowe. Ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Yesu atugirire neza cyane. Kandi Imana y'amahoro ikomeze kuduhana umugisha. Imana y'amahoro nitugirire neza. Ufite Kristo muri we hari ibintu bimutandukanya n'abandi. Ndashaka kwihuta kugira ngo mvuge agaciro, mvuge umumaro wo gutunga Kristo. Pawulo avuze ngo si uriho ngo ahubwo ni Kristo uriho muri we. Yesu ashimwe cyane. Hari ibintu bigera muri bitatu nshaka kuvuga, hanyuma tugasenga n'Imana, biranga umuntu Kristo yageze muri we, cyangwa se biranga umubyeyi utwite. Icyambere, umugore utwite, umugore wasamye ufite umwana mu nda,
yinjira mu buzima bwo guteta. Guteta munyumve, iki gice cyo guteta kirimo uduce nka dutatu. Icyambere, umugore iyo atwise cyangwa se yasamye, hari ibintu adashobora gukora kubera umubiri we ugira intege nke. Kristo ni mwiza. Hari ibintu abatagishobora. Pawulo ati sinjuriho. Iyo Kristo yageze muri wowe, hari ibintu utagishobora. Iyo umwana ari mu nda ya nyina, hari ibintu nyina batagishobora. Nyina ntiyashobora kwiruka imisozi ngiyo yirukaga. Nyina ntiyashobora kugira imbaraga nk'izo yakoraga. Hari imirimo batagishobora. Ni nako iyo Kristo yageze muri twe, hari ibintu tuba tutagishobora. Ndi tuba tugishobora kubeshya ngo tubone ibyo kurya. Ndi dushobora kwiba ngo tugere n'ejo turebe uko tuzabaho. None dushobora gusambana. Ndi dushobora, hari ibintu Kristo ducaho imbaraga zacu zigashira kuko Kristo yageze muri twe. Iyo umugore yatwise, imbaraga ze zirashira. Noneho dore ikintu kidasanzwe, izi imbaraga z'uyu mugore zashize, ibintu yagakoraga bimugirira umumaro, isi w'umwana araza akabikora. Ndabaha urugero. Ubundi mu muco wa Kinyarwanda, reka mbivuge, nta nicyo bitwaye. Umugore ni usasa agasasira umugabo we. Ariko iyo umugore yatwise, ashobora kubwira umugabo ati sheri, ndumva ndafite imbaraga. Umugabo ati sigutera, mwati nukuri ndumva ntameze neza. Ako kanya umugabo akajya gusasa. Cyari igikorwa kigomba gukorwa n'umugore, ariko kubera ko mu nda ye hari ikirimo, umugabo agiye kugikora. Ibi bivuze iki? Hari ibintu tudashobora. Kubera ko tutabishoboye, Imana ikazi ikabidukorera kubera dufite Kristo. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Reka ngubwire ijambo rikomeye, ngo igihe Abisirayeli bari bamaze kuva mu gihugu cya Egiputa berekeza i Kanani, ngo hari ahantu bageze barasonza. Ngo bamaze gusonza, ngo bibuka yuko bakiri muri Egiputa baryaga imitsima, baryaga amadegede, baryaga amafi. None uheraye umunsi bahagurukiye muri Egiputa, ntibakibona ya madegede. Bivuga ngo bakiri muri Egiputa hari ibintu babonaga bitabagoye. Ndagira ngo ngubwire ngo iyo tutarayimenyana na Yesu, hari ibintu tubona bitatugoye. Wakiba iby'abandi ukararira, wasambana ukabaho. Ariko Kristo yahageze kwiyama gusambana. Ni nako Imana yabakuye muri Egiputa, ntibongera kubona ya mafi. Ariko bibuka yuko ibyo babuze Imana yabibabonera. Babwira Imana ngo nubwo twabuze aya mafi, ariko hari icyo waturemera. Imana ibashakira ibyo kurya. Ibintu babonaga muri Egiputa, Imana ibashakira mu butayu. Imana ishimwe cyane. Narivuze ngo hari ibindi Imana idukorera kubera ko twe tutakibishoboye. Yesu ahabwa icyubahiro. Ntabwo Imana izajya kwiba kubera ko wibaga, ahubwo Imana izashaka ibigutunga. Mu gihe bakuraga ibigutunga mu kwiba, Imana izabishaka mu bundi buryo ubibone kubera ko Kristo ari muri wowe. Imana ifite uko ibigenza, hanyuma ibya bindi wabuze. Hayiwe, dufite abantu babonye neza y'Imana bamaze guhura na Kristo. Abantu benshi bajya batinya gukizwa, avuga ngo ningizwa si ngo kandi nararaga mu kabari, ningizwa si narimbeshejweho no kwicuruza. Oya, ibyo wabonaga Imana izabigushakira kandi uticuruje. Haleluya, Imana ishimwe. Upfa kuba ufite Kristo muri wowe, ufite uburenganzira bwo guteta. Imana ishimwe cyane. Reka mvuge igice cyitwa guteta. Yesu ahabwa icubahiro, kandi Imana y'amahoro niduhana umugisha. Ndagira ngo ngubwire ngo ikintu cyose wabuze utaratwita, iyo watwise ubona uburenganzira bwo kugisaba. Imana ishimwe cyane. Tuzi neza ko hari igihe umugore yicarira atitaye ko umugabo we hari n'icyo afite, ukumva aramubwira ati sheri, uyu munsi ndumva nshaka amateke. Muri karitsiye batuye nta mateke abamo, nta n'umucuruzi acuruza, ariko umwana arayashaka. Kubera ko umwana yashaka, ise ni ihame azenguruke
imidugudu azenguruka utugari paka amenya ahantu hari amateke kubera ko umwana arayashaka. Imana ishimwe cyane. Ntagira ngo munyumve umwana agize gute arayashaka, kandi uyu mwana afite uko ayashaka, kandi hari buyabonere ni nyina ugomba kuyarya kugira ngo uyu mwana yabone. Umva igice cyo guteta, hari ibindi Imana iduha twari tutabikwiye. Nasomye ijambo rikomeye ndavuga nti Imana itwigisha gusenga. Ni ijambo rivuga ngo icyo muzasaba cyose mukagisaba mu izina rya Kristo ngo data zakibaha, ngo kugira ngo yubahishe izina ry'umwana we. Bivuga ngo hari ibindi Imana iduhita akabiduhaye, ariko kubera ko twabisabye mu izina rya Kristo Imana ikabiduhereza. Imana ishimwe cyane. Icyo ni igice cyo guteta. Reka mvuge ikintu gikomeye. Hari igihe umudamu aba ari kumwe mu nzu n'umugabo, nk'uko bibaho mu buzima busanzwe, bagashwana, bagatongana, bakagirana utubazo, ndetse bikabishoka ko barara no mu nzu bombi batavugana kubera utubazo bagiranye. Ariko bwaca gucya mu gitondo bikaba ngombwa ko umugabo ajya gushakisha, cyangwa se umudamu akavuga ati tujye gushakisha. Iyo umugabo ahagurutse, umugabo agiye gushakisha, nubwo baraye batonganye, ashobora guhaguruka ashaka kwihuta kubera ko afite umujinya, ariko umudamu ahita abwira umugabo ati mugabo wa none se kugiye ntabwo turi burye. Umugabo agatongana kuko nyine baraye bamututse cyangwa se baraye bagiranye ibibazo. Ariko iyo umugore avuze ijambo ngo none se aba bana bawe barabwirirwa, ako kanya wa mugabo warugiye kugenda ahita yibuka ko ibibazo abana bafite n'ibyo umugore afite bidahuye, nta kibazo afitanye n'abana be. Ako kanya ahita ahindukira agakora mu ikofi agashira ku meza amafaranga. Mwumva ijambo umugabo afite, aravuga ngo mwakire muhahira abana banjye. Ndabwo avuze ngo mugore wanjye urye, oya, aravuze ngo uhahire abana banjye. Mu bandi magambo, uyu mugore ibi ndagiye guhaha si ibi ndagiye guhaha n'ibyo abana b'umugabo. Umugore akagenda agahaha, yarangiza akabiteka. Ntabwo bishobora gushya uyu mugore ataratamiraho ngo yumve ko bihiye. Nyamara nubwo bitamiyeho byari iby'abana. Ndagira ngo mbabwire, hari ibindi Imana iduha bitari ibyacu, ahubwo ikabiduha ari ibya Yesu tubana, kubera ko ari ibya Yesu kandi ari muri twe tukabyungukiramo. Imana nishimwe, Imana nihabwe icyubahiro. Ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, udafite uwo mwana nta bugingo afite. Imana itugirire neza cyane, tukungukira ku mwana. Yesu ashimwe. Reka mbabwire ngo abantu benshi dutunzwe n'uyu mwana, turya kubera uyu mwana, twambara kubera uyu mwana. Imana iramupangira tukaboneraho. Yesu ashimwe cyane, kandi Imana y'amahoro niduhana umugisha. Ikintu cya kabiri nshaka kuvuga ni iki. Twari tuvuye ku gice cyo guteta. Icya kabiri ni iki. Umugore utwite iyo yasamye, ahanda ageze hose agomba guhabwa serivisi imbere y'abandi. Umugore utwite ahageze hose, uwicaye ategetswe guhaguruka, uwo mugore akicara. Ngize umugisha mwakumva ubuhanuzi. Umugore utwite ahageze, abicaye barahaguruka, umugore utwite akicara. Mana we, ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo. Igihe kirageze, igihe kirasohoye ngo abafite Yesu bicare, abadafite Yesu bahaguruke. Igihe kirageze, ahantu hose abafite Yesu babona icyubahiro, abafite Yesu babona imyanya, abafite Yesu babona ubutware, abadafite Yesu bahaguruke. Imana itugirire neza, kubera ko umugore utwite ahageze hose abandi bagomba guhaguruka. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka Imana yacu, muri bisi ahageze umugore utwite yinjira mbere,
ahageze kwa muganga avurwa mbere, ahageze mu matora bamushyira imbere. Reka ngubwire, kubera Yesu uri muri twebwe bagiye kudushyira imbere, kubera Yesu uri muri twebwe bagiye kuguhereza serivisi. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kuvuga icyanyuma dusengana Imana. Cyubahiro n'ikibicu Uwiteka Imana isumba byose. Hari indwara abadamu barwara, ngo sereka mvuge ngo n'ubuzima bwabo bwa buri gihe. Bagira ibihe biti ibihe by'abadamu. Abantu bagiye kubitsimba baravuga ngo ni indwara yitwa buri kwezi, kubera ko ibyo bihe bibabaho buri kwezi. Imana ihabwa icubahiro. Nigeze mbwira abantu ntibende data mu byitondere, natwe muri iyi minsi dusigaye dufite buri kwezi n'abagabo bafite buri kwezi. Umuntu umwe arambaza atarikire n'ibindi uvuga urabizi, abagabo dufite buri kwezi duhurira he nayo? Ndababwira ndikiranga abadamu buri kwezi nuko iyo birabihe byabaye ntabwo baba batekanye. Hari n'igihe umubona ukabona afite umunabi ukagira ngo hari ikindi kibazo, kumbi nta kindi kibazo, ni buri kwezi. Ndababwira ndi none se mwebwe iyo ukwezi kugeza ugiye kwishura inzu y'abandi nduyishura buri kwezi, nsanga nabo ni buri kwezi. None se buri kwezi ndi wishura ideni rya banki, nabo ni buri kwezi. None se buri kwezi ntujya gufata imiti, ni buri kwezi. Ndavuga ati burya natwe dufite buri kwezi, ahubwo nuko buri kwezi zitandukanye. Ndashaka kuvuga ari agaciro ko kugira umwana muntu. Ikintu gihagarika buri kwezi y'umudamu ni kimwe, ni ugusama. Iyo mu nda ye hageze umwana, Imana ishimwe, mu nda ye hageze uruhinja, uru ruhinja rufite imbaraga kandi rufite ubushobozi bwo guhagarika buri kwezi. Ayiwe, ndagira ngo munyumve mu mwuka, niba uru ruhinja rufite imbaraga zo guhagarika buri kwezi, na Yesu twizeye, na Yesu umwami wacu, iyo yageze muri twe, hari ibintu byaduteshaga umutwe buri kwezi, hari ibintu byatubuzaga amahoro buri kwezi, Yesu ahagarika. Kuko abari muri twebwe hari ibyari byarizamuye, hari ibyari byarishize hejuru ku buzima bwacu, iyo Yesu yageze muri twe abitesha agaciro. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, izina ry'Uwiteka rishirwe hejuru. Nzi umuntu umwe bene babo bamujyana mu bintu by'abapfumu, iwabo bajya guterekera, buri kwezi igiye kubitwaga n'igicuri akigaragura hasi, buri kwezi kwagera akigaragura hasi. Amatariki bamujyaniye mu bapfumu yikubitaga hasi akaraba akazana urufuzi. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo umunsi yahuye na Yesu ibyo byarahagaze. Yesu ajya kuraho ibidutesha umutwe buri kwezi. Nyemera dusengana Imana. Nigiye mbwira umuntu ngo Yesu akuraho ibitugora buri kwezi, arangije arambwira ati mukozi w'Imana, atahubwo adukureho n'ibidutera buri munsi. Bishobora kuba bihari ku buzima bwawe, ariko Yesu afite imbaraga. Turagushimye mwami w'abami, turaguhimbaje murengezi wacu, ufite imbaraga n'ubushobozi kandi urashoboye. Nyemerera ibiduhiga ibiturwanya, kubera ko twakwakiriye, ubiturwanyirize kandi ubidutsindire. Izina ryawe nirihimbazwe. Ibiduhiga buri kwezi, ibiduhiga buri munsi, ngwino ubineshe ubivaneho. Twarangije kumenya ko kuba tugufite twemerewe guteta. Twarangije kumenya ko kuba tugufite aho tuzakandagira hose bagomba kuduhagurukira, kandi twarangije kumenya ko ibiturwanya buri kwezi uzabidukuriraho. Ngwino uhabwe agaciro muri twebwe, ukora imirimo yawe igaragare mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ndabashimye kandi ndabanezerewe, mukomeze mugubwe neza. Imana ibahereze umugisha. Mwari kumwe na Niyosenga Irene. Imana ibahereze umugisha. Shalom, shalom.